nabonye fiance, mbona fiance tutangira nyine gupanga ibintu by'ubukwe, turanerekanwa mu rusengero, ariko muri iyo minsi ahita akora impanuka ikomeye, agira Faisal, mbona ko birangiye. Mu gihe muri mumaje kwerekanwa amatariki y'ubukwe yafashwe, ahita akora impanuka. Akora impanuka. Haburaga igihe kingana iki ngo mukore ubukwe? Byari mu mezi, nko mu mezi. Byari biri yagonzwe n'imodoka muri kaburimbo. Imodoka rero akubitanye n'imodoka, agwa muri kaburimbo, agera i Kanombe, bamwohereza Faisal. Ariko nkabona n'ibintu bikomeye. Yewe naribazaga nti se ibi bintu biri mu bushake bw'Imana, ariko Imana ikagenda ibwira kuri kumwe nanjye. Ubona ko akize neza, turongera twubura umushinga w'ubukwe, tutangira umushinga. Ariko umwana avuka ari muzima, umwana ubwo avutse ari muzima ananirwa konka nk'abandi bana. Abaganga batangira kumbwira ati batumugaburire mu gakombe, dushyire amashereka mu gakombe, bashyire muri sonde bamuhe bamugaburire. Ariko muri ako kanya mbona ukuboko kw'Imana, umwana bamushyizemo sonde, batangiye kuyimushyira mu mihogo, babona ukuntu bamugaburira, ari agahinja gato, agize atya arabikubita abikuramo, arabica, ari agahinja abikuramo gutya, azunguza utuboko twe nyine abikuramo. Hanyuma umwana amuhaye ibere aronka. Aho nabonye ukuboko kw'Imana. Reka mbasuze kandi mbifurize amahoro n'imigisha. Njye muri kumwe ni Jack Tomo, haturi ni mu kiganiro inzira y'umugenzi. Muzi ari mugenzi, ndi kumwe n'umubyeyi udasanzwe, usa neza rwose, ukeye, mbese Imana yamusize ubwiza n'igikundiro. Ngaho neza mubyeyi? Muraho. Amahoro. Turi kuganira na bari abantu. Yego. Watangira udusuhuza mu kanya gatoya, mu magambo magufi, ubundi twahita twinjira no mu nzira y'urugendo rwawe nk'umugenzi ugana i Siyoni. Yego. Nitwa Mukashema Verena. Nanjye Yesu akaba yangiriye neza, akaba yanshoboje guhurira namwe muri iki kiganiro turimo. Nk'umuntu yumvishije Verena yumva ari izina ki? Ni bwoko ki? Verena numva ari izina ryiza ry'igiciro ry'umubyeyi nkanjye. Ubwo mu magambo make risobanura iki mu Kinyarwanda? Risobanura, mbese ni y'ababyeyi banjye bambwiye ko risobanura, kuko basengaga muri Gatolike. Yego. Yambwiye ko ryari ry'umuntu wihaye Imana. Yego, umutagatifu yihaye Imana. Uracyari umukatolike? Oya, njye ndi muri ADEPR, niho nsengera. Noneho ubu nonaha umuntu ukumenye, turashaka ngo rero udusobanurire inzira mu kiganiro inzira y'umugenzi. Ndagira ngo utubwire inzira yawe gatoya, usamarayizinge, utubwire bimwe mu bintu nka 3 cyangwa 4 waciyemo ukabonamo ukuboko kw'Imana, n'ibihe bingahe waciyemo ukabona yuko koko mbese uri kumenya Imana. Yego. Murakoze cyane. Yego. Ikintu cya mbere nibuka naciyemo kikanyereka ko Imana turi kumwe mu gihe nayimenye, nanjye nkabona ko Yesu agira neza. Cya mbere naciyemo, narashatse nkora ubukwe. Mbere mu bukumi bwawe washatse ufite imyaka ingahe? Mu bukumi bwanjye nashatse mfite imyaka 24. Wari wagakererewe cyane. Yego. Yego. 24 ubwo. Wewe byarakoroheye fiançailles?
ngewe byaje byihuta cyane mbona nyine ari nk'Imana ibirimo pe. Yego yego Imana ari birimo gute niki cyatuma ubona ko Imana irimo? Nuko nabonaga ibintu byanjye Satani yabyinjiragamo, ariko Imana nasenga Imana ikagenda ibwira kuri kumwe nanjye. Yego duhaga story. Ikintu nshaka kubabwira ni uko nabonye fiyanse, mbona fiyanse tutangira nyine gupanga ibintu by'ubukwe, turanerekanwa mu rusengero, ariko muri iyo minsi ahita akora impanuka ikomeye, agira Fayisari, mbona ko birangiye. Mu gihe mwari mumaze kwerekanwa amatariki y'ubukwe yafashwe, ahita akora impanuka. Akora impanuka. Haburaga igihe kingana iki ngo mukore ubukwe? Byari mu mezi, nko mu mezi. Byari biri mu mezi, haburaga igihe gito. Ni igihe gito cyaburaga. Yego. Dusangiza rero urwo rugendo rw'ubusharire, fiyanse wakoze impanuka, n'iki cyamugonze? Yagonzwe n'imodoka muri kaburimbo. Yari ari ku igare nk'umuntu wari uri muri karitsiye yatwaye ibintu bye. Imodoka rero akubitanye n'imodoka, agwa muri kaburimbo, agera i Kanombe, bamwohereza Fayisari. Ariko nkabona n'ibintu bikomeye. Yewe naribazaga nti se ibi bintu biri mu bushake bw'Imana, ariko Imana ikagenda ibwira kuri kumwe nanjye. Ubwo rero yaje gukira, ageze Fayisari aravurwa arakira. Amaze gukira ubona ko akize neza, turongera twubura umushinga w'ubukwe, tutangira umushinga. Mu bitaro yamazemo igihe kingana iki? Bitaro ngereranyije n'ubwo aciyeho imyaka myinshi, ariko ntiyabuze nk'ukwezi n'igice hamwe no gukira, hafi amezi 2. Yamaze amezi 2 mu bitaro. Yego. Mugarutse rero musubukuye rero umushinga w'ubukwe. Yego. Byaraboroheye? Ntabwo byatworoheye, ibicantege byaraje, ariho Satani yivangaga. Mbese akanyereka ko birangiye, n'ibyo turimo bitazashoboka. Ariko nza kubona ko Imana iri kumwe nanjye. Ndabona umushinga turawutangira, umushinga urakomera, ubukwe buraba, ubukwe bwiza bw'igitangaza. Nabonaga ari bwiza cyane mu gihe twari turimo. Ubukwe burarangira, Yesu anyubakira urugo rwiza. Mbona ko Satani mbese ntacyo afashe. Yafashe ubusa. Icyo gihe yafashe ubusa, yanyubakiye urugo, amakubyara, amabana, n'umutware, turi kumwe. Mbona ko icyo kintu Yesu akoze ikintu gikomeye. Ubwo yarwanyaga ngo two kubana cyangwa two kubaka, ariko mbona ko Yesu akoze ikintu gikomeye. Ko njye numva ngo mwibyara ry'umukozi cyangwa se mu bana, hari abana umwana agira akavuga ati uyu mwana yambereye inzira y'umusaraba. Oya namwe mu burwayi cyangwa urumva mu kumubyara process ukaba ati uyu mwana kinamashimwe igendera. Umwana wa mbere w'imfura yaravutse ajya muri kuvezi. No kumubyara kwiwe bambwiraga ko nta mwuka agifite, ari nayo mpamvu bankoreye sezeriyene. Ariko umwana avuka ari muzima. Umwana ubwo avutse ari muzima ananirwa konka nk'abandi bana. Abaganga batangira kumbwira ati batumugaburire mu gakombe, dushyire amashereka mu gakombe, bashyire muri sonde bamuhe bamugaburire. Ariko muri ako kanya mbona ukuboko kw'Imana. Umwana bamushyizemo sonde, batangiye kuyimushyira mu mihogo ngo babone ukuntu bamugaburira. Ari agahinja gato, agize atya arabikubita abikuramo, arabica. Ari agahinja abikuramo gutya, azunguza utuboko twe nyine abikuramo. Hanyuma umwana amuhaye ibere aronka.
aho nabonye ukuboko kw'Imana. Umwana aronka mutahana mu rugo ari muzima, nanjye ndi muzima. Kuva icyo gihe ntiyagiye kuva icyo gihe yari arimo duhita tuvamo turataha. Mwese muvamo murataha kuko yaronse. Yego. Aho nabonye ukuboko kw'Imana, nabonaga ko birangiye na Satani ashaka kumwica, ariko Imana mbona iritamuruye. Hari ikindi gihe Satani yigeze kumuhiga? Satani yigeze kumuhiga umwana wanjye w'imfura ageze mu wa mbere primaire, akora impanuka. Papa yakoze impanuka, none n'umwana n'umwana w'imfura nawe akora impanuka y'imodoka agiye ku ishuri. Ubwo nawe akoze impanuka agiye ku ishuri hamwe n'abandi bana bari mu muhanda, imodoka iraza, abana benshi iramukubise, yaguye nka hariya, bamujyanye kwa muganga, ariko mbona ukuboko kw'Imana, kuko aho hantu hajya hagwa abantu benshi tukabibona, ntibongere guhumeka umwuka w'abazima. Ni mu gace kamwe se izo mpanuka zibera? Oya, papa we yari muri Kigali, akundi yari muri Rwamagana, kuko ubu niho dusigaye dutuye. Yego. Urumva umwana yagiye mu bitaro, yarakomeretse cyangwa? Yarakomeretse, ariko biba ngombwa ko bamudoda. Mbona ukuboko kw'Imana, kuko ntabwo yigeze ajya mu bitaro ngo tube twamaramo igihe. Yagezeyo baramudoda, barapima, abona nta kibazo afite. Umwana aragaruka, sibye kurwarira mu rugo gusa, ariko icyo gihe yararwaye ahita asubira no ku ishuri, nta kibazo, atangira kujya ku ishuri. Aho hose nabonye ukuboko kw'Imana. Ikindi rero nanone nabonye umwana mperuka kubyara, nawe narabyaye, ngeze mu rugo mfatwa n'uburwayi, sinezite zimerera nabi. Ndarwara nkaremba, n'indwara mbi cyane ituma udahumeka neza. Ariko bigeze aho ngaho, uko ngenda kwa muganga ngaruka, ariko Imana irazinkiza, nanjye sinzi ukuntu Imana yabigenze. Mbona ndakize, mbona ni Imana ibikoze, kugeza na n'ubu ngubu. Mbona Imana iritamuruye, mbona na n'ubu ngubu ntazo nkirwaye, uko nari ngeze mu rwego rwo kumbwira ngo bajye kuzibaga, bagiye ku mataransiferi, ariko iyo taransiferi ntiyabayeho. Yesu yaritamuruye, Yesu arazikiza, ubu ndi muzima. Imana ntihabwe icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana. Yego. Icya gatatu nanone, abo bana mfite nabyaye bose ubu turi kumwe, bariho, si uko Satani atagiye abarwanya. Ariko icya gatatu nyirizina ni uko Yesu yaduhaye aho dutura, ntago nkodesha, turatuye, turi mu nzu yacu. Ubukode buragora, gusa buraryana. Icyo kuba turi mu nzu yacu, kuba umuntu afite aderesi, icyo ni ikintu gikomeye. Icyo rero ni icya gatatu nabonye Imana yakoze. Muri ibyo byose njya mvuga ngo Yesu niyamamare, ko yagize neza, nakomeze kwamamara. Amen. Nta kigeragezo wigeze guhura nacyo ngo wumve Imana ntuyiruzi? Imana sinyireba. Ikigeragezo nahuye nacyo, ni ukuba ni ikigeragezo cy'umushomeri. Igihe kimwe muri Kigali, mutware akazi kabaye nk'agahagarara, mbona ko bicitse bikomeye, nanasenga nkabona hafi Imana nta kintu irakora, ariko bintera kwiganyira. Ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya,
mu kanya gato cyane yego mbona Yesu aritamuruye amuhaye akazi. Ubwo rero umutware mbona asubiye ku kazi bigenze neza. Ibyo byose Imana yarabikoze. Niho ngumya mvuga ngo Yesu niyamamare. Mu bigeragezo byose wahuye nabyo ni ikihe kigeragezo wabonye ko gisumba ibindi byose wumva n'Imana rwose itakugaruye? Yewe ni icyo ngicyo nabonye. Igeragezo cyo mwese mu rugo nta muntu ukora kandi muri mu mujyi wa Kigali. Buriya ntaho musarura. Ubona ko nta mbese ari ibibazo. Nicyo kigeragezo wumva kitagaruka mu buzima? Mba numva rwose kitagaruka, kuba nta kazi, ntaho mufite mukura pe. Ubuzima buriya ni nkaho buba burangiye, utabonye utariye, utabonye n'iby'umuryango, buriya ubuzima burangiye, ubona pe ntaho muhagaze. Ariko Imana ibaciriye inzira, mugumya namwe mushima. Yego. Rero tugana ku musozi, ni iki kiri ku mutima wifuza kubwira abantu? Ikintu nifuza kubwira abantu muri aka kanya, ndagira ngo bankundire Imana, nibankundire Imana, barusheho mu mitima yabo gukunda Imana no kuyishaka, kuko ibyo mu isi byo bijya birangira, ariko Imana yacu iyo uyiringiye ukayizera igukorera ikintu gishya utabonaga muri we ko gishoboka, ariko imbere yawe kigashoboka kuko Imana yabyemeye. Ndashaka kugira ngo bakunde Imana kandi bajye barushaho kwamamaza izina ryayo. Yego. Wasoza uvuga nimero za telefone? Yego. 07 21 52 488. Amazina? Mukashema Verene. Mukashema, wakoze ku mwanya ufashe udusangiza inzira yawe mu kiganiro Inzira y'Umugenzi. Abo twari kumwe, uyu ni Mukashema atuganiriye ukuntu urugendo rwe rw'urushako mu itangira byatangiye bisa naho bidasobanutse, ariko kuri uyu munsi akamaje kubona umurongo n'ahantu ahagarara akicara akugama izuba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Namwe mwakoze kubona natwe. Nimba nawe hari ibitaragenda neza, irengere ko ejo mu gitondo bizagenda neza, ukagira inkuru nshya ubwira abandi.